Nzi ba Giant Voice TV tugarutse uyu munsi mu kiganiro cyacu cya Daily Life muri kumwe nanjye Fiona, tukaba tubahaye ikaze abantu mwese turi kumwe muri aya masaha. Twagiye tureba ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se twize ibintu byinshi muri iki kiganiro cyacu cya Daily Life cyangwa se cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ibyo dukora buri munsi. So uyu munsi dufite ibintu twabateguriye, dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko tubategurira ubusanzwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku burwayi bw'igifu cyangwa se turaza kuvuga ku ndyo umuntu ushobora kurya waba urwaye igifu ukaba wakoroherwa, na za ndyo zindi umuntu utemerewe kuba warya ufite ubwo burwayi bw'igifu. Twabonye indwara nyinshi zitandukanye n'ikibitera n'ikigenda kizitera. So uyu munsi reka tuvuge kuri izi ndyo nziza cyangwa se izi ndyo zitemewe kuba warya ufite ubwo burwayi bw'igifu. Igifu rero kiratandukanye, dufite indwara zitandukanye z'igifu, aho usanga wenda igifu cyabyimbiwe cyangwa urya ugasanga igifu cyabyimbye ntago ushaka kongera kurya andi masaha. Hari n'izindi ndwara zo usanga wazanye ibisebe mu gifu, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ibiryo ushobora kureka kugira ngo igifu cyawe gisanzwe kibe cyabaho neza, ntugire n'ubwo bubabare cyangwa se ntugire n'icyo kibazo cy'igifu. Igifu turi buvugeho uyu munsi ni igifu gisanzwe, igifu twese tugenda turwara tutazi ngo giterwa n'iki cyangwa se gituruka kuki. So uyu munsi turavuga muri bimwe cyangwa se muri zimwe indyo dushobora kureka kugira ngo igifu cyacu cyoroherwe. Hari indyo turya twese muri iyi minsi tutazi ngo zirimo kutugaruka cyangwa se ziratuzanira ikibazo, ahubwo twebwe tukazirya twumva yuko ari ibintu biryoshye. So uyu munsi turaza kuvuga kuri izo ndyo, harimo indyo nko gusanga urya ibyo kurya birimo amavuta menshi. Aho ngaho twatanga urugero nk'amafiriti, ama band, amamayonezi. Ibiryo bishobora kuba birimo amavuta menshi, ibyo biryo bishobora kukuzanira ikibazo ku gifu cyawe, kubera yuko igifu mu gihe kirimo kudigestinga cyangwa se kirimo gukora bya biryo twamize twatangiye, tuzi yuko digestion itangirira mu kanwa, uko urimo kurya ibiryo byawe bikamanuka bikajya mu mara bikajya no mu nda. Igifu iyo kirimo kubitunganya kugira ngo bigende neza bizane intungamubiri ku mibiri yacu, bisaba ama acide menshi y'ibyo byo kurya birimo amavuta. So uko ayo ma acide akenewe cyane kuba yadigestinga cyangwa se yakoroshya ugutembera kw'ibyo byo kurya mu mubiri wacu, ugasanga biteye ikibazo cy'igifu kubera ayo ma acide ashobora kuba yakenerwa kuba byakorwa, cyangwa se bigatwara n'igihe kinini cyane cyashobora no kunaniza igifu, ugasanga aribwo tugize ikibazo cy'igifu tukagira n'ububabare bw'igifu. So ikintu twasabaga, ikintu twavugagaho muri aya masaha ni uko dushobora kwirinda ibyo byo kurya birimo amavuta menshi kugira ngo igifu cyacu gikomeze gikore neza. Ibindi bintu dushobora kwirinda ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amafanta cyangwa se ama soft drinks tugiye tunywa tutazi cyangwa se tunywa dukurikije uburyohe tutazi ngo byatugirira iyihe ngaruka. Amafanta wenda twavuga soft drinks zigiye zitandukanye, amafanta ya coca, orange, citro. Ibyo byose muri rusange ya gazi ibirimo uko igenda ikujyamo uyinywa ijya mu nda yawe, niko digestion igenda kuba yakenera acide nyinshi kuba byakorwa, so bigatuma yuko igifu cyawe cyananirwa. So dushoboye twajya tugabanya uko kunywa kw'ayo ma soft drinks, kubera yuko igifu cyacu ntago cyabimaneginga cyangwa se ntago cyabishobora
kubikoresha igihe kinini biba bifite ingaruka nyinshi cyane ku gifu cyacu, ku buryo wasanga kinaniwe natwe tugatangira kumva bwa bubabare bugiye butandukanye tutajyaga twumva. Ikindi kintu numva twashobora kwirinda dusanzwe twese dukoresha twumva ko gishobora kuba cyagabanya cyangwa se cyadufasha mu burwayi bwacu bw'igifu, hari amata buriya ntabwo ari meza ku burwayi bw'igifu. Abantu benshi iyo igifu kikubabaje cyangwa se iyo urwaye icyo gifu wihutira kuba wanywa amata, ariko ugasanga ayo mata ntago ari meza nubwo twebwe tutazi ko atari meza. Amata ukuntu ari mabi cyangwa se ukuntu atari meza ku burwayi bw'igifu cyangwa se ku muntu urwaye igifu kuba yahita ayakoresha muri aya masaha, nuko amata nayo ubwayo arimo fats. Amata ubwayo nayo akeneye igihe kinini kuba yakorwa cyangwa se yaba digested mu nda. Amata ubwayo nayo atwara cyangwa se akenera ama acide menshi kuba yaba digested mu mubiri. So cya gihe unywa amata ukumva arakorohereje, abantu benshi turababara mu gifu, tukaba twafata amata, ugafata nka glasi y'amata ukanywa mu isaha imwe. Muzabigenzure cyane, abantu bakunze kuyakoresha urayanywa nonaha akakorohereza, ariko mu yindi saha ikurikiye ugasanga ya mata ahubwo aho kukorohereza igifu kirongeye kirazamutse, ugasanga amata ntago twari tubizi ko ariyo arimo gutera ikibazo, ariko muri icyo gihe uyanyweye uyu munsi ukongera ukayanywa, ejo ukongera ukayanywa, niko igifu cyawe kizagenda cyiyongera kandi uzi ko wari urimo kugicogoza, kubera yuko ayo ma acide niyo aturukaho n'ibirungurira, nk'indwara y'ikirungurira tujya twese turwara ntitumenye ngo ni ibiki bigitera. Ayo ni ama acide aba yakoreshejwe cyane mu nda muri cya gihe cya digestion. So dukomereje aho ngaho, ibindi bintu tudashobora cyangwa se tutemerewe kuba twakoresha ni ibintu birimo ikinyabutabire cya caffeine. Caffeine ni ikinyabutabire gikoreshwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye dushobora kuba tunywa buri munsi kandi tutazi ko bishobora kutugiraho ingaruka. So nka ikawa igiramo icyo kinyabutabire cya caffeine. Ku bantu bakoresha ikawa cyane bankurikiye muri aya masaha, icyo nababwira ni uko ikawa atari nziza kunywebwa umuntu ugira ikibazo cy'uburwayi bw'igifu. So ugomba kugabanya ikawa kubera icyo kinyabutabire iyo kigeze mu nda nacyo gitera bya bibazo by'ama acide menshi. Icyo kinyabutabire caffeine ntabwo tukibona mu ikawa gusa, ahubwo tukibona no mu bindi byo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ama energy drinks. Abantu bakunda kunywa energy drinks ntabwo ari nziza ku muntu waba urwara igifu. So ku bantu bari batabizi, twakwirinda ibyo bintu, harimo amata, harimo ibyo kurya birimo amavuta menshi, hakabamo ama soft drinks, hakabamo amakawa, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, indyo nyinshi tugiye turya tutazi yuko zishobora kutugiraho ingaruka cyangwa se zishobora kuba zitadufasha mu burwayi cyangwa muri kondisiyo zacu twaba turimo muri ayo masaha. So dukomereje aho ngaho, ntago ari ibyo byonyine tugomba kureka. Mu biganiro byacu twagiye tuvugamo ibintu byinshi twisanze cyangwa se twasanze ikibazo cyo kunywa inzoga nyinshi nazo zazamura igifu cyawe, ugasanga nabyo biguteye ikibazo. So mu buryo waba urya wirinde no kunywa inzoga, wirinde n'ibiriya byose twavuze haruguru. So tutarakomeza muri iki kiganiro cyacu, nibagiwe ko dufite
bikorwa bacu. Dufite hano Giant Voice TV, nk'uko turi kuri Giant Voice TV dufite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Of course ni Giant Company Limited ifite ibikorwa bigiye bitandukanye kandi ikora ibintu byinshi bitandukanye. Ndatangirira kuri Giant Voice TV. Iyi turiho aya masaha idufasha kuba twamenya amakuru y'ibintu byinshi bitandukanye isaha ku yindi, umunota ku wundi, baduha amakuru agiye atandukanye. Tukagira Giant Sacco Finance, iyi ngiyi ikaba yadufasha kuba iduha inguzanyo zigiye zitandukanye ku mafaranga yose waba ukeneye, ukajya uyishyura mu gihe gito gito cyangwa se mu gihe kirekire bitewe n'uko mwavuganye nawe ukiteza imbere. Dufite Giant Records, ahangaha bazamura impano z'abantu batandukanye. Yaba uzi kuririmba uraza muri Giant Records bakagukorera indirimbo, bakagufasha no kuzamura impano zawe. Bakaba muri aya masaha bakwayaringa cyangwa se bafata n'amakorali ashobora kuba ashaka gukora indirimbo, hose byose bikaba bihari muri Giant. Tukagira Giant Transport Company, iyi ngiyi idufasha kuduha imodoka dufite ibirori bigiye bitandukanye cyangwa se ufite ahantu ugiye kujya, bakaguha transport ikaba yakujyana iyo modoka ikakugarura kandi mu gihe nyacyo, mu gihe uyikeneye. Tukagira Giant Photo Studio, abangaba bafata amavideyo y'ubukwe, bagafata amafoto y'inzibutso, bagafata ibintu byose waba ukeneye kugira ngo nawe mu minsi iri imbere uzabe wibuka. So dukomereje aho ngaho, hari izindi ndyo tugomba gukoresha kugira ngo at least igifu cyacu gicogore, kireke kujya kitubabaza cyane cyane ku bantu bafite ubwo burwayi bw'igifu. So ingingo ya mbere aha cyangwa se indyo ya mbere dushobora kuba twakoresha tutari tuzi, harimo kurya karoti cyangwa se kunywa umutobe w'amakaroti. So yaba ufite akuma gakora ji, abantu benshi tuzi nka blender, wajya ufata karoti ugakora umutobe wayo, ikaba yakorohereza kuba warwara icyo gifu, ikakugabanyiriza n'amarisk cyangwa se ukuntu igifu cyawe cyaba kigiye kurwara. Iyo ukoresheje uwo mutobe wagufasha cyane. Ikindi kintu wakoresha ni ukurya indyo zitarimo amavuta menshi, nk'uko twabibonye haruguru ko indyo zirimo amavuta menshi zituma umuntu yarwara igifu. So indyo zitarimo amavuta menshi izo zagufasha kuba igifu cyawe cyakoroherwa. Ikindi ni ukurya imboga zihiye neza. Nk'umurwayi w'igifu ntago uba wemerewe kuba warya se imbuto zigiye zitandukanye, harimo nk'indimu, ibinyomoro. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari byiza ku murwayi w'igifu. Wakoresha izindi mbuto zigiye zoroheje, harimo nk'imyembe n'ibindi, ariko ntukoreshe ibinyomoro n'indimu kuko nabyo bikenera acide nyinshi kuba byaba digested mu mubiri wawe. So dukomereje aho ngaho, twakwirinda igifu dukoresheje cyangwa se turetse izo ndyo zagiye zivugwa haruguru, kandi tugakoresha n'ayo makaroti na ji ya karoti. Yaba udafite iyo blender wayihekenya karoti nayo ikaba yagufasha. Ikindi twagomba twakwirinda no kurya inyanya mbisi ku bantu barwaye igifu. Inyanya mbisi ntabwo ari nziza. So kuri uyu munsi nicyo kiganiro twari twabateguriye, tubashimira ko mwabanye natwe muri studio zacu za Giant Voice TV. Nizeye ko twize ibintu byinshi cyane, twize ibintu bishobora kuba byaturinda, bikarinda amagara yacu kuba afite ikibazo cyayageraho, cyangwa se tukaba twakwirinda ubwo burwayi bw'igifu mu gihe bwatugezeho ariko butarakomera cyane. So mwakoze kubana nanjye, ninjye mu host wanyu Fiona. Tuzongere duhure ku munsi w'ejo tuvuga ibitandukanye. Bye.